Yesu ashimwe itorero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuza amahoro y'Imana. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Robert Ndemezo, ndi intumwa n'abandi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kugaruka nanone kandi ku nyigisho yacu isanzwe. Tumaze iminsi tuganira ku nyigisho yo kwiyanga. Ese ni gute umuntu yakwiyanga akikora umusaraba agakurikira Kristo? Ndagira ngo rero mbere ko tubyinjiramo tubanze dusenga Imana. Data twese mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa mwami w'ikirenga, ndagushimiye ko unyemereye ko uyu munsi twiga inyigisho ya kabiri yo kwikorera umusaraba. Twumva icyo bivuze dusomye imirongo ibiri itandukanye, uze kubana natwe kugira ngo agiye kutwumva baheshwe nawe umugisha. Urakoze kubyumvise, kubwami n'ubushobozi n'icyubahiro byawe none iteka ryose. Amen. Turimo turasobanura kwikorera umusaraba n'iki, cyangwa se kwiyanga n'iki. Icya kabiri, kwikorera umusaraba n'iki kugira ngo ukurikire Yesu. Birumvikana umwana w'Imana wese ahava akagera, kugira ngo akurikire Yesu hagomba kubaho ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ukwiyanga. Twabonye ko ari ukwanga imbaraga zawe, kwanga ubushake bwawe, imbaraga zawe, marangamutima yawe, ubushobozi ufite, ibitekerezo, ubushake. Ukanga kuba imbata y'ibyiza, kwanga kuba imbata y'ibinezeza by'ibyaha, kuba imbata y'ibintu, amafaranga n'ibindi, hanyuma ukabona kwikorera umusaraba. Ubwo buryo bwo kwiyanga niko kwikorera umusaraba. Iyo ijambo ry'Imana rigenda riganza ibitekerezo byawe, riganza imyumvire yawe, riganza imitekerereze yawe, riganza amarangamutima, riganza ubushake, ubushobozi, imbaraga, rigenda riganza, bivuze yuko urimo kugenda wikora umusaraba. Uba ugenda wikora umusaraba, uba ugenda wikora umusaraba. Rero biragoye kubana n'umuntu utiyanga. Niba ari ikintu kivunanye cyane, ni ukubana n'umuntu utiyanga, ni ukuyobora abakristo batiyanga bikora umusaraba bakurikira umwami wabo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga muri Yohana 1:12 ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye byabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana ubiheshwa n'ibintu bibiri by'ingenzi: kwemera, kabiri ukizera. Ni ukwemera, cyo ni kimwe; kabiri ni ukwizera. Ngayo mahame abiri aguhindura umwana w'Imana, aguha identité, cyangwa se identité yo kuba umwana w'Imana mu irangamere yo mu ijuru, bakaba baragufite. Rero uyu munsi tugiye kureba ngo kwikora umusaraba n'iki. Ubusanzwe iyo ubonye umusaraba ubona iki? Iyo ubonye umusaraba wumva iki? Iyo ubonye umusaraba utekereza iki? Iyo ubonye umusaraba ikintu ubona cya mbere ni urupfu. Ahangaha mumfashe mubumve neza. Iyo ubonye umusaraba ikintu ubona cya mbere ni urupfu. Ikintu ubona cya mbere ni uguhambwa k'uwo muntu. Ikintu ubona cya mbere ni ibimenyetso byihuta cyane ni ugupfa no guhambwa. Nicyo ubona kuba yarashyinguwe. Kandi icyemeza ko umuntu yapfuye ni uko aba yarashyinguwe. Hejuru agashyira akantu k'akamenyetso ka the cross, umusaraba uvuga yuko crucifixion, ko uwo muntu yapfuye. Ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu yapfuye. Bivuze ngo munsi y'uwo musaraba harimo umuntu wapfuye. Mushobora kuba mutabyumvise neza, ariko rikazane urugero rwa kabiri. Iyo ubonye insengero ubona iki? Yaba uzihereye imbere cyangwa waba uzihereye inyuma ubona iki? Iyo ubonye insengero ubona iki? Yaba hanze cyangwa se ugiyemo imbere, n'icyo ubona iki?
uzabona iyo ugiye kwinjira mu rusengero hari ikimenyetso cy'umusaraba kiba kiri ku muryango gutya. Niyo ugezemo imbere ku ruhimbi uzasanga ariho design y'umusaraba. Bivuze iki? Bivuze ngo abantu bose barimo aho ngaho barapfuye. Bivuze ngo umuntu wese uri muri urwo rusengero yarapfuye. Nshuti mwene data, waba warapfuye? Warapfuye koko? Amaso yawe yapfuye ku byo yarebaga? Akanwa kawe kapfuye ku byo kavugaga cyangwa se ururimi rwawe? Amatwi yawe yamaze gupfa ku byo yumvaga kera bikurikiza ingeso za kamere? Amaboko yawe yamaze gupfa ku byo yafatagaho? Amaguru yawe yamaze gupfa aho yagendaga ajya? Igihe cyose amaguru yawe ajya ahatari ubushake bw'Imana ntabwo uba wikoreye umusaraba. Igihe cyose amaboko yawe akora ibitari mu bushake bw'Imana nta musaraba wa Kristo uba wikoreye. Igihe amaso yawe areba aho Imana idashaka nta musaraba uba wikoreye. Igihe cyose amatwi yawe yumva ibidahesha Imana icyubahiro nta musaraba uba wikoreye. Igihe cyose umubiri wawe wambaye imyambaro idahesha Imana icyubahiro nta musaraba uba wikoreye, kuko uba wikunda. Kwikora umusaraba ni opposite yo kugira gute? Yo kwikunda. Iyo wikunda bivuze ngo umusaraba urambitse hasi, ntabwo urapfa, uracyari muzima. Kwikunda kubigendanye n'iby'ubu bugingo tubamo, iby'ubu buzima tubamo, ubuzima bwo mu isi. Kwikunda ubivuze ngo umusaraba uba urambitse hasi. Noneho kubyanga nibyo bibyara umusaraba, nibyo bibyara ubuzima, nibyo bibyara urupfu rw'umwami. Niko gupfana na Kristo. Amen. Babwiye nabi. Izi nyigisho z'abantu bakuze na disciples n'izabigishwa ba Kristo, ntabwo ari umuntu wese apfa kuzumva ngo azikurikize keretse wabihawe n'Imana. Kuko aba nibo bantu bagomba kuzasanganira Kristo ubwo azaba aturutse ku bicu, n'abazaba bafite ubuzima nk'ubwe, n'abazaba baritondeye inyigisho ze zose yigishije akiri mu isi, n'abazaba baritondeye ibyo yasize avuze byose. Iyi niyo bita discipleship making. Mu yandi magambo, iyo umuntu yikunda ntabwo aba yikoreye umusaraba, ntabwo aba yarapfanye na Kristo. Kandi urugendo rwo kwikora umusaraba ni urugendo rw'umunsi ku munsi. Ni ugupfana na Kristo, ni ukuzukana nawe. Ni ugupfana nawe, ni ukuzukana nawe, nta kindi. Rero kwikora umusaraba mu yandi magambo ni ukwiyemeza kuba umukristo. Ukavuga uti jewe runaka ntabwo nzigera nsambana kuko ndi umukristo. Ntabwo nzigera niba kuko ndi umukristo. Ntabwo nzigera mbeshya kuko ndi umukristo. Ntabwo nzigera neskuruka abantu kuko ndi umukristo. Nta mpamvu zo guhemukira abantu. Ntabwo nzigera mpemukira abantu kuko ndi umukristo, kuko nikoreye urupfu rwa Yesu, nikoreye umusaraba wa Kristo. Nimvuga umusaraba wumva urupfu rwa Yesu. Kandi niyo nzira, is the means. Jesus is the source, while the cross is the means. Yesu niwe soko, ariko umusaraba nibwo buryo, niyo nzira ugomba gucamo ukagenda. Ni urupfu rero. Kugira ngo winjire mu bwami bw'Imana ni uguca mu rupfu nta handi. Ni ukwemera guca mu rupfu byanze bikunze. Niyo nzira ntabwo wayihindura. Mana dufashe cyane kubyumva no kubitahura. Hanyuma ndagira ngo mbabwire yuko kuba kwikora umusaraba ni ukwemera ko ni ugufata umwanzuro n'ubushobozi ndengakamere buri mu muntu butuma adakora icyaha, butuma atarambura ibiganza gukora ibyo gukiranirwa, bituma adakora amafuti, adakora amakosa, ahubwo butuma yirindira mu Mana, bituma yirindira mu kwera kw'Imana, bituma yirindira mu kuri kw'Imana, bituma yirindira mu gukiranuka kw'Imana mu mbabazi zayo. Ni ubushobozi uhabwa n'Imana butuma udakora icyaha. Nawe kugira ngo ukore icyaha ahubwo ukaba wamaze gupfa,
ko bamaze gukurwa hehe mu isi, ko bamaze gushyingurwa, ko bamaze kugira rusororo, bamaze kugira mumva, bamaze gusimitingwa ukagumamo, bagashyira umusaraba hejuru ko umuntu yamaze gupfa. Noneho rero niba ari umuntu utakora icyaha, ni umuntu wapfuye. Munyumve neza cyane, niba ari umuntu utakora icyaha, ni umuntu wamaze gupfa. Ubyumve neza, umuntu wapfuye ntabwo aba acyumva, ntabwo aba avuga, ntabwo aba abona, ntabwo aba yumva. Wapi? Niba ari umuntu utakora icyaha, ni umuntu amaze gupfa agashiramo umwuka. Uwo muntu ntabwo yakora icyaha, ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo bikunda mwene data. Rero ntabwo umuntu wamwishyuza amadeni, ntabwo umuntu wavuga ngo yibye, ntabwo umuntu wavuga ngo yavuze amagambo menshi, ntabwo umuntu wavuga ngo yasambanye cyangwa se ngo yabeshye. Yabeshye atariho, iminwa ntabwo ivuga. Ntabwo umuntu wavuga ngo yumvisha ibintu runaka kandi amatwi atumva. Ntabwo wavuga ngo umuntu yagiye kwa runaka kandi amaguru ye atava ahari. Ntabwo wavuga ngo umuntu amaboko ye yibye kandi amaboko atabuja. Niba ari umuntu utakora icyaha, n'umuntu amaze kugira gute, bamaze gupfa. Icya kabiri rero bikemezwa nuko yamaze gushyingurwa, yageze hehe mu mva. Impamvu bahamba umuntu akajya mu mva ni ikurikira: baba bagira ngo atanukira bari imusozi, baba bagira ngo hatagira umwenge n'umwe usigara umunuko wacamo. Bigatuma rero bamushyira mu mva, bagashyiraho ibiti, bagashyiraho ibintu, bagasimitinga, bagafunga uburyo bashyiraho umusaraba. Umuntu ageze wese, umugezeho wese arabanguye umuntu koko yarapfuye. Mana tubeni, ndashimira umwuka w'Imana umpaye gusobanura bino bintu. Numva mbyumva uko mbivuga, niko no kwakira ubuzima nanjye bw'Imana. Imana ishimye cyane. Rero turaza turebe mu baro icyo bavuga umurongo igice cya 3 umurongo wa 3. Turebe umuntu wapfuye uko bigenda, bikorwa gute, bigenda bite. Abantu baraza bakamusezera ku gituro, abantu baramusezera kandi ni nawe bamucukurira imva, ni nawe bamushyingura. Ubwire mwese umugenzi aho uri hose, umubwire uti gupfa kwawe babigufashamo. Umugore azabigufashamo umugabo we, kugira ngo umugabo apfe neza, umugore ageramo arabimufasha. Iyo yafashe icyemezo cyo gupfa, n'abantu bagira uruhare kugira ngo upfe ugere ku musaraba neza mu buryo bw'umwuka. Rero abantu baza kuguherekeza, bivuze ngo iyo baje kugushyingura baba baje kugusezeraho. Ubusezeye ku bujura, ubusezeye ku businzi, ku busambanyi, ku kubeshya, ku esikoroka, ku gutongana, ku mujinya, ku mahane n'ibindi. Iyi mirimo ya kamere yose ubusezeye ku by'abantu batarayizeye, ku bakiri ku isi umaze kubasezera ku bintu byabo byose, byo bakora byose. Imikino, kwa gusona kwabonaho, bya biganiro mwahoragamo, ubasezeye mu mwuka. Rero imaze kwizera Kristo, mu yandi magambo, mu isi y'umwuka haba habaye ibintu bingahe? Bitatu: ububambanywe na Kristo, ubupfanye nawe, ubuhambanywe nawe, ubuzukana mu bugingo bushya. Icyo gihe rero ubusezeye ku mirimo y'abantu bazima, imigenzo n'imigenzereze yabo, ubisezeye yose ukayihambanwa hehe? Mu mva. Mu yandi magambo, umuntu wawe wa kera ni uwe. Mukandaje musobanure. Ni ukuvuga ngo ubusezeye ku ngeso za kamere zose zari ziri muri wowe, ubusezeye ku myumvire yawe ya kamere, ubusezeye ku ngeso zawe za kamere, ubusezeye ku mitekerereze yawe ya kamere, ingeso n'imyifatire bya kamere n'ubwigomeke bwa Satani muri wowe, ubusezeyeho ukabushyingura. Noneho Kristo ahita azura za mbuto za kamere upfanye nazo, ahita azuramo imbuto 9 z'umwuka wera, akazo zizuka na nawe. Bivuze ngo azura
umuntu azuna imbuto 9 azikuye mu mbuto za kamere zirenga 15 akavana umuntu mushya ufite indangagaciro z'ubwami bw'Imana. Imana tugereza cyane. Rero kwikora umusaraba no gufata icyemezo cyo kudakora icyaha. Kavuga ibi sinzabikora, ibi sinabikora, ibi sinabikora, simbasha kubeshya ko ndi umwana w'Imana, simbasha kwiba ko ndi umwana w'Imana, simbasha kweskoroka no kuriganya kuko ndi umwana w'Imana, simbasha kurwana, simbasha kwica mugenzi wanjye, simbasha kumugambana kuko ndi umwana w'Imana. No kuvuga ngo ibi sinabikora kuko uri umukristo. Ni icyemezo cyo kuba umukristo rero. Imana idufashe cyane kubyumva no kubitanga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura. Umuntu ugera mu kigeragezo ashaka kurengera ubuzima bwe azabubura. Umuntu ushaka kwikunda muri iyi minsi ubugingo azabubura. Umuntu ushaka kudamarara muri iyi si ubugingo ashobora kububura. Umuntu wasize akagwa ivutu akaba atekereza ibyo abonye, akaba avuga ibyo abonye, ubugingo bwe azabubura kuko ntabwo ari maso. Umuntu utiyanga wese nababwiza ukuri ngo yikore umusaraba ubugingo ntabuhari. Imana idufashe cyane. Rero ushaka kwinjira ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu wese wemera kwikura umusaraba, wemera kwigomwa ibyo yagomba kurya, wemera kwigomwa ibyamutungaga akabyigomwa akabireka. None muri iyi minsi rero abantu hari bashyize imbere ibibera nk'ibigirwamana byabo, kubireka byarabananiye. Nshuti yanjye, igihe cyose utaranga ibyo ibikunezeza, ubugingo buragoye kubusingira, biragoye. Igihe cyose umutima uri ku mafaranga, uri ku bintu, uri ku mazu, uri kujya muri Amerika, kujya muri Canada, uri ku ndakubwiza ukuri yuko ubugingo buri kure yawe cyane. Rero kutita ku bugingo bwawe ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rikubwiye, ni ukwemera kwikorera umusaraba Yesu yakwikoreye. Kandi umusaraba wawe iki? Umusaraba waba kubura urubyaro abandi babyara, waba kubura akazi abandi bagafite, waba kubura amashuri abandi biga, waba kubura imyambaro abandi bambaye, waba kubura ubukode abandi bishyura amazu, waba umusaraba wa ibintu byinshi. Nawe ufite umusaraba wikoreye, n'undi afite uwe, ariko icyo usabwa ni ukutawushyira hasi ngo urengeho, ni ukutarenga ku cy'Imana yakubujije. Kugira ngo unyumve neza, kwikora umusaraba wawe iminsi yose ni ukutarenga ku kintu Imana yakubujije, ni ukutarenga ku by'Imana yakwihanangirije kugira ngo ukore ibyaha. Murabizi ko Shimeyi yabirenzeho, yarenze akagezi kubita Kidroni arapfa. Yarenze ku mabwiriza Salomo yamuhaye, arenga kari akagezi arapfa ararangira kuko yarenze ku ndahiro. Kwikora umusaraba ni ukutarenga indahiro, ni ukutarenga ibyemezo ufata, ni ukudateshuka, ni ukutavangirwa, ni ugushikama, ni uguhagarara mu mwanya. Imana ishimye cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Sifa kwa Mungu. Rero umuntu byamumarira iki? Natunga ibintu byose akaka ubugingo. Ntacyo ubugingo nta sano bufitanye n'ibintu, nta sano bufitanye n'umubiri wambaye, nta sano bufitanye n'ibyifuzo by'umubiri cyangwa ibyifuzo byo mu isi n'ibiri mu isi. Ubugingo nta sano bufitanye n'amazu n'imodoka n'ibindi, nta sano bufitanye n'amaviza no kujya mu mahanga. Ubugingo ntabwo ari cooperative, ntabwo ari it's not even an association. No, ntabwo ari association, ntabwo ari cooperative. Ubugingo burihariye, buri unique, nta muntu busangira n'umwe. Niyo mpamvu umugore azagenda umugabo agasigara kandi baryamana. Niyo mpamvu mu isoko umuntu abacuruzi umwe azagenda undi agasigara kuko ntabwo bafitanye umugabane. Niyo mpamvu mu modoka bazari imodoka bagenda, umwe azaba kuri vora akagenda, uwo barimo agasigara. Kuko ubugingo ni ikinege, nta muntu ubuhuza n'undi, nta muntu ufatanya n'undi. Bwira mwese ngo rero
uhereye none ahangaha he kugira umuntu ukurushya, kuko ufite inkovu za Yesu mubiri wawe. Mana igufashe kugirira neza. Umuntu byamarira iki gutunga ibintu bye byose byo mu isi anaribuza ubugingo bwe, cyangwa nabwo ko hindishye? Nshuti yanjye, nta kintu watanga ngo umunsi wo gupfa uhindure, ntibishoboka. Aba bakire bose mubona bakize bameze neza ntacyo byabafasha. Baraye tutavuze amazina bagiye bava mu mubiri bagapfa, bagasiga imitungo ikomeye ku isi, ariko baragenda. Iyi saha igeze uragenda, iyo umunsi wageze urapfa. Ntabwo uzagumaho, ntabwo uzarama nk'umusozi. Usambane ariko ubizi ko isaha nigera urapfa ugende. Ugendane iyo myanda yose urimo. Umenye neza yuko komeza wibe ariko isaha nigera urapfa. Komeza ubeshye isaha nigera urapfa. Komeza urwane, komeza wesoroka abantu ariko isaha nigera n'ahantu bigahura urapfa ugende. Ndi wowe rero nasiga byose kakuki Umwami Yesu. Mana igufashe cyane. Ntacyo byakumarira mwene data gutunga ibintu byo mu isi niwaka ubuzima bwawe, kuko wowe ntacyo watanga ngo ubugingo bugarure. Ubugingo ni nk'amazi amenetse ntabwo ayorwa, ntabwo wabugarura. Uko utahinda umunsi wawe gupfa wageze, ni nako bidashoboka. Ubugingo ntabwo bikunda. Umunsi Imana yakinze urugi ikakunangira umutima uko yunangiye Farawo, bizabirangiye. No gusaba imbabazi bizaba byakurangiye, byakuvuyeho. Ntabwo bizashoboka, ntabwo bizakunda. Umuntu yihana kibasha kuvuga, umwuka numara guhera bizaba birangiye. Nta purgatori ibaho nyuma yo gupfa. Biriya ni ubuyobe, biriya ni ukubeshya. Iyo umwuka ukuvuyemo nibwo Yesu umuhura, nibwo rwa rugi wumva birivuga, rwa rugi ubona rufunze. Mva imbere wa nkozi biwe ntabwo wigeze nkumenya. Attention please. Ubugingo nta mikino ibamo, ntabwo ari ikivandimwe, ntabwo babusangira. Ni umuntu ku giti cye. Umuntu wese azahembwa ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri. Mana itugirire neza cyane rero. Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwase n'ubw'abamarayika bera. Umuntu wese wanga kumva, umuntu wese wanga kwemera Kristo, bivuze kwemera ijambo rye, bivuze kwizera ijambo rye, ukaryemera ukanaryizera. Hari ukuryemera nibyo kuko umaze gutsindwa, rirakurondora rikaguhishura yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Iyo rikurondoreye rero ugatsindwa uraryemera. Iyo uryemeye utera indi ntambwe ya kabiri yo kuryizera gusa n'icyo rivuga gukora icyo rigusaba. Abantu benshi muri iyi minsi rero bahagaze mu kwemera ariko ntibashaka kujya gute gusa n'ijambo, ntibashaka kwikura umusaraba. Gusa n'ijambo birangana, it's equivalent no kumvira Imana, no kwikura umusaraba. Gusa naryo nicyo cyemeza ko kwikura umusaraba, nicyo cyemeza ko wateye intambwe yo kwizera Umwami, cyemeza ko wateye intambwe yo kumukurikira. Mana igufashe cyane. Mana tugire neza bene data. Nariko ndababwira yuko muri mwe umuntu wese wanga kwemera Kristo niyemera amagambo ye, bivuze kumukurikira. Kwemera Kristo ni ukwemera umusaraba. Ntabwo dushobora gutandukanya Kristo n'umusaraba. Oya, ntabwo twabiseparate. Aho uzabona Kristo uzahabona umusaraba. Babwize kuri iyo rero, tuve mu mikino, tuve mu kudamarara, tuve mu bintu by'isi, tuve mu bwibone, tuve mu bwiyemezi. Umuntu nagucaha wumve, umuntu nakubuza icyaha ukireke, nakwigisha wumve, ariko we kwinangira umutima. Nshuti yanjye, kwinangira umutima ni ikimenyetso cyo kurimbuka. Nta bugingo ufite burya, uri umwana wo kurimbuka. Iyo ufite ubwenge uragaruka. Reka twumve mu Baroma ahangaha, mu Baroma, Abaroma 6 umurongo waho wa mbere aravuga ngo, nuko tuvuge iki? Tubye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho.
nshuti yanjye, ntabwo umusaraba uguha uburenganzira bwo gukora icyaha. No, it's our protection against our sins. Niba uturinda ibyaha, isi ufite ikibazo ufite icyaha cyakunaniye, reba ku musaraba wa Yesu. Ikibazo cyose kigendanye n'umubiri, n'isi, na Satani, igisubizo cyacyo kiri ku musaraba. Nta handi haba, niho ugomba kureba ukahatinda kigakemuka. Nta bundi buryo bushoboka. Rero ubuntu bw'Imana ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ubuntu bw'Imana ntibuduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ibi tugomba kubimenya, tugomba kubibamo, tugomba kwisobanukirwa ko ntabwo twakora ibyaha mu buntu busanzwe. Rero umusaraba ni ugufata icyemezo cyo kudakora ibyaha, ni ugufata icyemezo cyo kuba umukristo. Bibiliya iravuze ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuremera muri byo dute? Ntimuzi ko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nshuti mwene data, iyo wizeye Yesu, umubatizo mvuze ntabwo ari uw'amazi. Uriya mubatizo bavuga ngo mubatije mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Iyo wizeye Kristo ubatijwe muri we, mu yandi magambo, mu isi y'umwuka haba hakozwe ibintu bingahe? Bitatu. Icya mbere, uba upfanye na Kristo, uba uhambanywe nawe mu mwuka, uba uzuke nawe mu bugingo bushya. Haleluya! Uba uzuke nawe mu bugingo bushya. Ni ibintu bitatu biba byabaye mu mwuka. Nibyo bita rero ngo niba twarahambanywe na Kristo, niba twarabatijwe mu mubatizo umwe nawe, tuba tunabatijwe mu rupfu rwe, mu rupfu rwa Kristo. None mwene data, niba warapfuye ubasha gute gukora ibyaha? Niba warapfuye kuri kamere y'icyaha, ni gute wakongera kubisubiramo? Ni gute wongera kwibaba? Ni gute wongera kwisikoroka? Ni gute wongera kuryamana n'abagore? Wongera kubimbata y'ibyo wavuyemo? Ni gute wongera kwimbata y'ubusambanyi, imbata yo kunywa inzoga, imbata y'ibintu byose wahozemo kera? Itandukaniro ryawe ni irihe kwakishijwe? Niba twarabatijwe muri Yesu Kristo, twemera ko twapfanye nawe mu mubatizo we. Niko ijambo rivuze. Ngo ntimuzi ko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Umuntu wese wabatirijwe mu izina Yesu yamaze no kubatizwa mu rupfu rwe. Twarapfuye. Hari ibintu byatubaye tumaze gupfa, tumara kwizera. Icya mbere, twabambanywe na Kristo ku musaraba. Icya kabiri, twapfanye nawe. Icya gatatu, twarahambanywe. Icya kane, twazukanye mu bugingo bushya. Icya gatanu, yaduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya! Icya gatandatu, yatwicanye nawe mu ijuru. Icya karindwi, ubu turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none niba utari mu ijuru, naho wapfa ntabwo warijyamo. Rero ugomba kwizera umusaraba wa Kristo kugira ngo ubashe kuhabwa ubugingo buhoraho. Murongo wa 4, ngo nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo